Ya marushanwa ngarukamwaka y'abanyabukorikori bakunze kwita hipu yongeye yagarutse. Ku nshuro ya gatatu Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda Minicom irategura amarushanwa y'abanyabukorikori hagamijwe kubashishikariza guhanga udushya mu byo bakora. Ibihangano bisho bindi ubwiza bizatoranwa hashingiwe ku budashyikirwa, kuba ari ibihangano by'umwimerere bikoranye gashya kandi ku buryo bwa gihanga, ndetse no kuba bishobora guhangana ku isoko. Ibihangano bizahabwa amanota hakurikijwe ibyiciro bitanu: ibikomoka ku mpu, ibibumbano, imirimbo, ubuhanga mu budozi n'imitako yo mu nzu. Kwiyandikisha muri buri karere ni ukuva ku itariki ya 15 kugera ku ya 20 Gicurasi 2013. Amarushanwa kuri urwo rwego rw'uturere ateganijwe hagati y'itariki ya 21 Gicurasi n'iya 7 Kamena 2013, aho hazatoranywa umunyabukorikori umwe muri buri cyiciro. Ku rwego rw'intara n'umujyi wa Kigali, amarushanwa ateganyijwe hagati y'itariki ya 12 na 18 Kamena 2013. Gahunda yayo mukazayisangaho muziyandikishiriza mu turere. Ku itariki ya 24 Kamena 2013 nibwo hazakirwa ibihangano bizarushanwa ku rwego rw'igihugu ku nzu y'abanyabukorikori b'indashyikirwa Ikaze Showroom iri i Kigali iruhande rwa Cathedral Saint Michel. Ba nyiri ibyo bihangano bazahabwa amahugurwa ku itariki ya 25 na 26 Kamena 2013, maze ku bukeye ku itariki ya 27 Kamena 2013 rwambikane mu marushanwa yo ku rwego rw'igihugu azasozwa no gutanga ibihembo ku bayatsinze, ndetse n'umwiyereko wabakabuhariwe mu budozi Defile de mode musanzwe muzi, nawe uzahesha ibihembo abazabyitwaramo neza kurusha abandi. Banyabukorikori, byaba ku giti cyanyu cyangwa mu makoperative, nimwiyandikije mutazuyaje, muzane ibihangano birangiye neza kandi by'umwimerere wanyu bwite. Minicom nk'uko idahwema kubashyigikira, nayo yabateguriye ibihembo bishimishije ku bihangano byiza muzereka abanyarwanda.